tuyanye aho bizabera, aho bahamagara muzahaboneke. Soje rero mbasaba, turi mu gihe n'ubundi dusanzwe dufatanya namwe. Umuganda utaha twatangiye dufite umuhigo wo kubaka isidi, urugo mboneza mirire cyangwa mikurire, cyangwa isidi buri itandukanye n'izi gardienne mujya mwumva tujyana abana muri gardienne, yigira component zigera kuri 5. Harimo umutekano, harimo education, harimo imikurire, harimo imirire, harimo uburere mboneragihugu n'ibindi. Ariko gardienne ho abare education, mwana barajya hariya bamupakira igifaransa, bamupakira icyongereza, bamukubita amakaya yenda hetse intugu waza kivuga neza agira gute, ariko ibijyanye n'ibindi babe bakeka yuko hari ahandi babikoreye. Twebwe rero muri buriya burezi bw'ibanze bw'imyaka 5 dufitemo izo component, niyo mpamvu dushaka kubaka isidi hariya haruguru. Natwe ubutaha twifuzaga ko umuganda twazawukorana hariya. Ntibyari gukunda uyu munsi kubera ibindi bikorwa mwari bukore, ariko kandi tutaranitegura neza, n'ubuyobozi bwanyu butarahasura ngo twitegure neza uburyo bwo kubikora. Icyo gikorwa rero nacyo tuzagifatanya. Twinjiye mu kindi gikorwa cya mituelle de santé, kandi irimo impinduka, ubwisungane mu kwivuza burimo impinduka, kubera ko leta y'u Rwanda yarangije kubona ko rimwe na rimwe, niyo mpamvu mwumva turimo kwanga inkunga ziva mu mahanga n'ibiki tukishakira ibisubizo. Rimwe na rimwe iby'ubusa bitera ubwenge buke. Hari abantu bitwa ngo bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, ugasanga wenda umuntu afite inzu, afite abana n'iki, ariko kumva ngo kubera ko ndi mu cyiciro cya mbere nzahora nihirwa na leta mituelle de santé. Umuntu agahora muri bwa buntu bwo gushaka kwigira umuntu udashoboye, kandi iyo ntabwo yari imico yacu, ni imico y'abanyamahanga. Buri gihe umunyarwanda aho ari yihagararaho, ku buryo niyo yaba yaburaye agomba gukomeza akihagararaho, nta munyarwanda wasabirije. Gana ku musozo rero kuri icyo cya mituelle, harimo abantu bari barigize ku buryo umuhamagara wahura n'umuntu nk'aba baturanyi bacu twabavugaga, muhura ngo abari njatu, mbese ugasanga umuntu. Natwe rero hari abari bamaje kugira umuco. Hari umusaza bushize Kamanzi ndumva gitangira gukorera hariya, uwo mugabo umusaza, ariko naje kumenya ko yari afite abana b'abakire. Haraza yinjira mu biro, yumvaga ko gitifu mucya wese yaje aza kumubwira ibibazo. Ise muze bita amakuru yawe, ati wapi ubu narashize ibiki n'ibiki, muze ukeneye iki? Yaratondekanyije aho kuba ibiki n'ibiki. Ndavuga ati none se ni ikihe kibazo ko ndeba umeze neza, ubu ntufite n'abana? Ndabafite ariko barantaye. Ndavuga ni kuba baragutaye ntago ari ikibazo, mwakora iki? Arantondorera ibyo bakora. Mubwiye nti rero muzehe, ntago rwose uri ku rutonde rw'abakwiye gufashwa, ihangana. Arasohoka ageze hanze aragaruka arambwira ati ariko giti ati buriya ngende n'imfubyi. Imfubyi umuntu w'imyaka nka 80 na ku mutima. Ndavuga ni ko ushobora kuba uri n'imfubyi ku mutima. Umuntu ati mutamfashirije n'icyo ko mfite abana mwakira ku rutonde kuko ndi imfubyi. So ibyo rero bijyanye no gusabiriza, dushaka ko abantu bigira. Hari abantu bakuwe ku rutonde bagomba batazafashwa uyu munsi, ariko tubona nk'abatishoboye, tugomba gufatanya kubafasha. Nibwira yuko igihe tuzabakomangira tubasaba ko mwadufasha ku bijyanye na mituelle de santé, hari abo tuba dufite hano batishoboye. Hari abantu bahoze batuye muri aya manegeka y'ibishanga, hari abandi batishoboye, hari abasigajwe inyuma n'amateka dufite ahangaha. Hari n'abahavuye bakaba bakibarirwa ku byiciro byacu, ariko n'ubundi ntibavuye muri iyi Kigali. Nibo birirwa barimo kuzenguruka ahangaha, nibo barimo gutwara bya bicupa by'ibiplastike, nibo bagira gute, ariko mu by'ukuri bagwingiye mu mutwe ku buryo niyo yabona ayo mafaranga priorite ya mbere atari mituelle de santé, ahubwo abanza akayanywera icyuma. Sabagize icyuma barakizi, kujya mu cyuma byarabamaze bamwe muri abo, ariko kubera leta y'u Rwanda ikunda abantu bayo turabigisha tukagira gute, ariko naho kugira ngo adupfane ntabone uburyo bwo kwivuza, tukihangana tukanamugurira tukanamwishyurira mituelle, kuko buriya ntaba nanishoboye ko. Ubwo rero nitubakomangira ku bijyanye na mituelle turimo kubyorganiza. Twasoje hamwe namwe, nagira ngo mbashimire hamwe n'ubufatanye bwanyu, akagari ka Kagina mu rwego rw'akarere ka Kicukiro twasoje turi abambere muri mituelle de santé n'29%, kubera ko twafatanyije namwe n'abandi bose bari aho bari mu nkengero zacu batabashije kwiyishyurira, tukabishyurira. Kandi koko ubona ko iyo umunyarwanda agenda akivuza biba bimeze neza cyane.
tujya tugorana abanyepolitiki iyo duhaye mikoro kuyirekura ni ibibazo pastor abaraza asante